Imana ibaho umugisha. Ezekiel ibice 37 duhere ku murongo wa mbere ukwege wiro kugere kuri 14. Sindi buvuga. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ezekiel igice cya 37 umurongo wa mbere haravuze ngo ukuboko kuhoraho kwanje ko asohokana ndi muri mpwemu wiwe mu kiyaya cyuzuye amagufa ancisha ijya nino yayo maze mbona ari menshi cyane muri icyo kiyaya kandi yumye rwose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbega ayo magufa yoshobora kuba mazima ndishyura umwami uhoraho ni wowe wubimenya arongera arambarira ati vugira kuri ayo magufa uyabarire uti yemwe mwa magufa yumye nimwumve ijambo ry'uhoraho kuri kumwami uhoraho abarira aya magufa ati ngira nshire impemu muri mwebwe nuko muri abazima kandi ngira mbashire ku imitsi mbazane ku inyama mbarenze ku rukoba mbashiremo impemu nuko muri abazima kandi muramenya yuko jewe nduhoraho nuko nca mvuga nk'uko mbariwe maze ngiriko ndavuga haba umuturagaro mbona isi itigita amagufa arafatana igufa na rigenzi ryayo ngize nyambona ari ku imitsi maze inyama ziyazako urukoba ruzirengako ariko nta mpemu zari bwajemo maze arambarira ati vugira ku miyaga vuga mwana w'umuntu ubarire umuyaga utukuri ku mwami uhoraho agize ati ngwino wumve ngwino muve ku miyaga ine mwa mpemu muhumekere kuri aba bishwe babe bazima nuko nca mvuga nk'uko ambariye impemu zibinjiramo baba bazima baravyuka barahagarara ari gabo nyinshi cyane nuko arambarira ati mwana w'umuntu ayo magufa ni wo muryango wose wa Isiraheli ehe baravuga bati amagufa yacu arumye n'ivyizigiro vyacu birabuze turashize rwose none vuga ubabarire utukuri ku mwami uhoraho agize ati nzorangaza imva zanyu mbaduze muve mu mva zanyu n'abantu banje kandi nzobashikana mu gihugu cy'Isirayeli nuko muzomenya yuko jewe nduhoraho igihe nzoba ndangaje imva zanyu nkabaduza mukava muri zo n'abantu banje kandi nzobashiramo mpemu wanje mube bazima mbashire mu gihugu cyanyu bwite maze muzomenya ko ari jewe uhoraho nabivuze kandi ndabishikije niko hagize amen. Kadukomereye Yesu amasi kubw'ijambo ry'Imana mu byagire Yesu abaha umugisha. Bibiliya iravuze ngo uyu mugabo yari ari mu gihe cya mpembu bwira uwo mwegeranye ngo birakwiye ko muri uyu mwanya ujya mu gihe cya mpembu. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo ibyari byaratatanye Imana irongera irabyegeranije kandi byari byarapfuye Imana irabizuye kandi ibitahemaga Imana ibihaye imwemu yo guhema ibyawe byose byari byarononekaye ni igihe cyo kugira ngo wongere ubigarurirwe mu izina rya Yesu. Imana yacu tugirire neza. Bibiliya iravuze ngo ajya ahantu mu kiyaya, iri ni ryo jambo navuze kuri radiyo ngo ajya mu kiyaya. Imana iganira n'uyu mugabo iramwereka ngo amagufwa yumye, iramubwira ngo aya magufwa yakongera akaba abantu. Ezekiel aravuga ngo jewe nkabyewe sinabishobora tepiri foregrere dotayi. Ndashaka kukubwira ijambo rimwe ku bibazo ufise jewe nka murenzi nta na kimwe nashobora, ariko Imana yo mu ijuru narivuze ngo Imana yo mu ijuru ikora ibirusa cyane ibyo tuyisaba. Abahokere bawe ntabyo bashoboye, basowanyu byaranze, banyokwanyu birananirana, famiye iraterana biranga, ariko ndumva hari indi nama igiye kubera mu ijuru. Mana yacu ihimbazwe cyane, Imana yacu nishimwe. Ntabwo naje guhanurira ry'amagufwa ya Ezekiyeli kuko ntabwo ndi Ezekiyeli, ahubwo ndahanurira ubuzima bwawe. Iyo ndahanura hejuru y'ubuzima bwawe, ntabwo nzi ibyawe aho byajyanywe, ntabwo nzi imbaraga zabijyanye, sinzi uko byagenze, ariko itangazo mfise ni rimwe. Mana yacu ishimwe nuko buri gufwa riri busa
munyemerera amina. Uyu mwarakwiye. Hari ibintu wewe wari waratakaza. Mana tugirire neza. Abageni dutwerekanye ubu wababaza wasanga nk'aba bakobwa barabajijwe amazina n'abantu barenga 10,000,000. Harimo n'ababo bemereye. Yego akaza akakubwira ati ndagukunda nawe akavuga ati nanjye ni fresh. Ariko byagera imbere ugasanga n'igufwa ryo ku mutwe risanzwe undi mutwe usanzwe uriho. Ayo magufwa iyo yegeranye, iyo ayo magufwa amaze kwegerana nta mitwe ibiri ibaho. Haleluya. Niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo mabaye umwe kugira ngo batitwe imitwe ibiri bacika umuntu umwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uwabaza aba basore, burya abasore n'abanyamugisha cyane, ashobora kugira mariage yaregeranije amagufwa arenga nka 80. Yakubita kuri ririya ikamureba ati we ntabwo uri gufwa ryanjye, akacamo akamwemera mu ndwi imwe mu yindi bikanga. Haleluya. Fremu uko hari ubika umutwe wasanga bitaramushyikira. Mana yacu tugirire neza. Bakagerageza bagashakisha, akagenda yagasanga avuga ati jyewe ndi umugabo, ndi umusore wibeshejeho, urya ni namwemeza aremera, agatera ibyo bita injuga, agatereta akarara akanuye, akarara telefone ijoro ryose, bwaca mu gitondo bakamubwira ati wapi iki kubera igufwa n'iryaryo ntibiragira gute. Haleluya. Bugaca akajya kwa Yohana cyangwa Jacqueline akongera agatangira bundi bushya, burya kugira ngo uzabone uwo mubano uraruha wa. Haleluya. Akongera rero akiga umusingi, tangira ati ndagukunda, ntagufite narara mfuye, rerererere kandi bazi kwicyubura ntubeho ari ibiryo. Agakomeza 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 agakomeza, ngabo bazamutse, ngiye Yose Valentin baguyeho, agiye gusakuma ibisaka, aramushyiriye bya bishurwe, arabimukubisa umukobwa arabyakiriye, burakeye mukubisa ikanzu nziza, baramanutse bageze kuri Panikote mu gihe cyo kuzura umwuka, umwati mbivuyemo. Amina. Ariko oya hari ariko amina. Ngize gute? Umunga kongera agaterura igiseke cye cy'urukundo mu bintu nabonye binyanyagira n'urukundo. Biterwa kenshi akongera agaterura akimukira handi ati ni wowe waruta bose, ufite amaso nk'ay'inyana, agatangira agahindura style, agakubita umukobwa nawe akayatereka ati ni nk'ay'inyana. Yego akazahondagura. Noel bakayisangira bigakundo, Bonani bakarya bigakunda, byajya kugera kuri Saint Valentin akabona invitation yije ati barantwaye bateye ivi. Kubera iki? Igufwa riba ritarabona rigenzi ryaro. Haleluya. Oya ariko haleluya. Igufwa ritarinjira murindi ngo bigenda bifatane neza nk'uko aka kaboko umubwira ati kazi kawe ukagacura hinduka kajorite. Ibintu biba bigikomeye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ushobora gutunga diplome ugasanga uyitungiye mu kibanza kitari icyayo, wagera ahantu ugiye gusaba akazi bagasanga iryo gufwa ntaryo bakeneye. Ariko muracyahari. Haleluya. Ndashaka kuvuga ikintu kigaragaza igufwa ryumye kandi riri mu kiyaya. Mu kintu cya mbere kibaho, famiye yawe kuvaho kugira gute? Ariko niho mukiri nk'umunsi umwe, umunsi ngahe muracyahari. Bafashe wa muntu w'iwanyu wapfuye bakagenda bakegeranya urya mubiri w'ubusigaye y'amagufwa, watawuka yasanga muri salo. Sinibaza ko nawe waguma byerekana ivuge jewe
nshobora kuba nakinjira nciye mu mwanga ariko gusohoka nkaca mu idirishya. Havuga ni rigufwa ntabwo rikenewe aha hantu, aha hicara abantu bariho umubiri. Murabyumva? Haka abantu banuka cyane. Nibyo. Iyo uri ahantu Imana itaragira ikivuga, Mana yacu tugirire neza, Imana itaragira ikivuga, buri igufwa ryumye rirana mu kiyaya. Reka mubwire ngo abo bamama badandaza imyembe hano kuri Kotebu bagiye kubona bakabona umuntu araje ku magufwa yo, bati narinje kubashorera imyembe. Ntabwo yakirirwa yakira amahera, icyo yakora ni ukubitaha akagira gute, akiruka. Muracyahari? Oya, bwira uwo mwegeranye ati rebe ufise iduka ryiza, uri igufwa ryumye, umuntu aje kugira icyo asuma, wagenda wewe urinjiye usanzemo umuntu w'ikankari. Burya njya mbibona muri filime ukuntu bigenda gutya, kikaza kikakubaza ngo ushaka iki, wavuga iki? Amen, amen. Amen. Hariho bene data nkunda kandi sha ntabwo mwigizemo abapizane, niyo problem tugiye kuvuga muri mutwe mwete nyine. Hariho bene data bigize kubona bya bitipi biba byambaye amakote. Burya hari ibintu biduhenda handi abazungu bazanye baduhendesha, kabona umuntu yambaye agakote n'agashati yipanze ameze gutya, wamureba ati uyu muntu araberewe. None namureba navana nanjye akagapira ndakagura, nkibagirwa ko ngiye mfise imbanyi ahangaha ngendana nayo. Amina. Kandi nako karadushushanya, ariko ndo ndavuga ku kintu bita igufwa kugira ngo mwumve ubuhanuzi bwanyu. Haleluya. Iyo uri umukobwa uri igufwa, ibaze ugiye kubaza umuntu ati nshaka kubana nawe, agahita akubwira ati karibu muri salo, ugahita ubona wicaye hejuru y'akaburi. Yego, wari icyo waba ukivuze, kiba gisigaye no kwa ngo mwami Imana ishobora byose ningera mu gisagara amahoro. Ibi bintu ndahita ntandukana nabyo. Ubwira uwo mwegeranye ngo impamvu ibyawe bitari bwashoboke nuko wari igufwa ryumye riri mu kiyaya. Oya, bimubwire neza nanjye byumviremo. Impamvu ibyawe byari bitashoboka nuko wari igufwa ryumye riri mu kiyaya. Ariko ijambo ry'Imana ngo riraza rireba ayo magufwa, riraza rirayitegereza, riraza rireba urya mukobwa, rimenya ko akeneye umugabo, riraza rireba urya musore, rimenya ko akeneye amafaranga, riraza rimenya urya mupapa ko akeneye gutanga rasiyo neza, akabona gushyira iki umuryango. Yarangije ngo ibwira Hezekiya, ubibwiye murenzi rero, aravuga ngo aya magufwa yakongera kuba abantu. Tekere bene fore dota. Arabafata ubundi ubyitegereje neza. Ndiho ndakumva nyiringa, ubyitegereje neza. Ugize gute? Ubyitegereje neza. Aya magufwa aba basomeri barimo babona akazi. Mose yigize guhura n'iki kibazo, ngo Abisirayeli bamusaba ikintu bita iki, inyama. Bamusabye inyama, ngo arababwira ngo mw'abantu mwe turacyari mu bugarama. Baramubwira ati Mose, inzira ni zibiri, uradukomezanya i Kanani uduha inyama, uzitwime dusubire muri Egiputa tujye kwirira amadegede n'imyungu twajyagayo n'ibitunguru. Nibyo biryo by'ubundi byo muri Ntuza byo muri Egiputa ni imyungu. Imyungu nibwo muhita namwe sawa, Imana ibahe umugisha. Mose ngo arabireba, aravuga ati aba bantu ndabona basizemo kime, birashoboka yuko bari bugire gute, bari gusubira muri Egiputa. Burya nimba ari ikintu kibabaza umupasitori ni ukubona umuntu yaguye. Nicyo kintu cya mbere, niyo mpamvu ubona kenshi bishyiraho imisaraba batatu, akakubwira ati mbabarira bigumemo, ongera wihangane nawe kandi yumva wakiruka. Ariko akavuga ngo niyagwa biragenda gute. Mose rero ngo baramubwira ngo turarya inyama byanze bikunze. Mose ibintu biramucanga, Bibiliya irambwira ngo ajya gusenga. Aragenda yegera Imana, Imana yacu yabwa icyubahiro. Yegera Imana ngo ashyikiriye Imana, arayibwira ngo iteraniro ryose ryasabye kurya inyama.
ariko yarasize ijambo n'Imana iramubwira ngo genda ubwire Abisiraheli bitegure ndabaha inyama. Mose yubahuka imbere y'Imana aravuga ngo kuko Imana arimubwiye ngo n'abantu baravuga ngo niyo baba ari abanje amabere yanjye ubona barya abantu ya bose bakazakwira ngo bari barakaye bamureba nabi bari bati turasubizwa cyangwa ntidusubizwa. Imana ishimwe yuko tumaranye imyaka igera kuri iyo ngiyo mutarazana amabuye ngo badutere pasta. Burya niki nukujya tubishimira Imana. Hano barimo abakobwa baje hano bashaka abagabo kumumara n'umwaka yaramumuza akaguma kureba buryo uzo kabwiriza akicara ikiganza cy'Imana. Hano harimo abasore baje bagate hirya shengero n'inkumi bakaza bakicara bakabarambagiza uwa mbere akababenga uwa kabiri agakubitariya. Nyewe nicara muri biro mu bakera waga ngo runaka yarambeze ntihangane bigenda uko. Kuba rero waraduhaye umwaka wawe ukawicara mushaka iyo muri mwitorero warayibuze warakoze kutatwinga ibuye. Ngo Mose agiye gusenga Imana iramubwira ngo abantu bahonda bahinyama. Haleluya. Ngo agiye gusenga Imana iramubwira ngo ndabahinyama. Numva ari ibintu Imana iri bubahe. Numva ari ibintu Imana iri bubahe. Numva ari ibintu mu kwezi kwa gatatu muri Bwakire. Numva ari ibintu byanyu byeze. Kimenyetso cyambe kizakubwira ko byaje abantu bazagutinya. Wandika koka abantu bazagira gute impamvu bazagutinya nuko igufwa umuntu ari kubisizisha wese ari umve cyakabi inyama zizaza. Surabona ngewe zitaraje njya mbwira abantu dato wa twese muje ariko abarokore barahari. Imana izakugira icyitegererezo cy'ijambo kugira icyitegererezo cy'umubiri burya biba bikenewe mwivuga butumwa. Biba bikenewe kuhagarara buri wese yakubona ati iki kintu cyarahembutse ngo mubifashe nabi. Uzikuza umwuka wera ushonje mw'abagabo ugize gute nigize kubwiriza cyari icyumba cy'amasengesho nko muri 2006 aho ngaho twararagamo dusenga numirwa n'irya kurari Jovanisi. Imana yiha umugisha hiri kuko ibi bintu izabibona. Abana twasengana harimo abakobwa biga universite bakashimira kubw'impano yari indimo y'ubuhanuzi. Burya ngo umuhanuzi buriya bashaho iyo mpanuye abantu bose hari uburyo banyeganye. Njye ariko mfite imbaraga z'inzara ziki inzara nari mfite yarushaga imbaraga umwuka wera waruntuyemo. Ndimo kubwira impamvu inzara ishaka kurusha umwuka wera imbaraga. Barama ngo nimbwirize mpagarara imbere haza ikintu biti yashu ndabira kubera imbaraga z'inzara nari maze nk'imisi 8 nta kirirenza. Mu misi 8 nari ndiyemo nk'udutumbura tubiri. Niyo nabwiriza rero ndazamuka cyane niterera ndazamuka nanirwa kwikontorora kubera umubiri wabaye febu. Numva umwuka urahagaze nikubita hasi. Abana bari barimo icyo gihe ndabashimiye mazina nubwo nakiyibuka. Haleluya. Banza hejuru ati vuga mana vuga mana vuga mana ntabe kibumbano kirusha imbaraga uwakibumbye namuvugishe niyanga umuturitse. Burya abanyamasengesho basenga ariko ugasanga barahumirije. Muvugishe mana nanjye nzarimereye ndenda guhera ijisho rero rirasohoka niyo ndazana urufuzi ku munwa niyo ndasepfura estomirirane ibintu abandi tubona umwuka wera atakagahungu n'agahanuzi kanze guhanuraho. Uwo mukobwa w'icyo gihe niba yarabaye umugore simbizi ariko Imana reba kuzamura urugo ndamukwega gutya ndamufata ngo muhagurukireho. Imbaraga z'ikiziga ziraremera namanuka aranyegera.
arangije akajya azinegera mu izina rya Yesu bana natobora vuge nitumenya amasezerano yacu ndamubwira n'inzara iranyishe abyumvise ahindura isengesho. Haleluya. Agira gute? Araripadirisha. Ndasohoka njyana ku kayaga anahangira kujya nkuba ku kirago sunikisha ukuguru dusohoka abandi bari mu mwuka barahumirije naba yasabiti biri bifo navuge mana aho yantubyemera atavuze ntagukwepe ngo wemere nane ndo ndasohoka ngo ndebe ko nasohoka wa ngera hanze shuti zanjye biromwe jyanya tiryaba ruwari raho ngeze hanze n'ubwani mvomera amazi yihuta iyashiri hiramanuka numva ubuzima buhagaze burya inzara iragufata ibintu bikazunguruka rero kugira ngo inzoga yonyine niyiboreze inzara iraboreza arirukanka arashakisha arabona sanga amazi burya ari uburyo umuntu akira ariko agakirana ubutindi mani barinde gukirana ubutindi ubuki hari uburyo akirira muri ekonomiza abo bantu rero bari abakire bafite ahantu ho kuba ariko byagera nijoro bagahita bazana akagufuri bakambika mu ibombo ngo hatagira urara aravoma ca ubukiranye umuzimu w'ubutindi dore uko bandebye hano wasanga harimo abandi babigira nigize guca urubanza rwiza kuri umuntu w'umugabo mpageze nsanga umugabo ikibazo gihari mu rugo mwumva mwabasore mwe mugiye kurongora yaguraga ifa kuzuza imbegeti mu gitondo agahamagara umugore ati kuraho iyo turi bucumbe agahita afata ikimarikera akandikaho inda isize uyu nawe yari arafite ubutindi bw'inzara bwamuherekeje mu rugo Mana y'amahoro tugirire neza babantu rero burya Imana nibura uko ibigenza buga ibombo bibagirira ikigitera munsi y'ubuyi bw'abana bamwe mu gitondo bagiye ku ishuri bayibagirira mu rupangu hagati kandi bayibagirana n'igikombe bita ngo bagore barahembera icyo se mwe murakizi igikombe bita abagore barahembera rwabaga ari urukombe rw'icyuma rupima icupa n'inusu wagikubitamo ubuyi ukuzuza bivuga ngo abagore umugore wese anywa y'ubwo buyi amaberebere araza barayahembera akaza batita ngo bagore barahembera wamubona n'urwo runtu rungana ni hafi y'ingunguru kabati uruntu rarumara ati ndo ndahembera amaberebere y'abana ntariho arakirizamo indani ibintu burya niyo yanywa duke amaberebere y'abana ariko yaraprofita arambwira ati wanga igikombe gisigaye n'iki ubuyi ngubu ndamubwira ni wowe sukamo gusa nkwereke wowe sukamo nari mfite inyota y'amazi ariko iyo inzara yaje n'ibishyushye bibibikanye Mana yacu himbazwa baramereza depe shyira ndakubita numva biraje hari nka saa 7 y'ijoro arambwira turumva bijemo niwe yashyiramo akana iteramusi narayumukije ndavuga nibaza kuzinduka batekera abana babo nibatabatekera bazamubwesha je nari mazi imisigaye ngira nkwere ndamukubita numva kadakaraje ndavuga nahani sawa subira muri babana b'abanyeshuri ndababwira numva rero shaho baravuga ngo Imana ngo nivuge ntiraje ivuge mu mategeko twaryamaga saa 9 kugira ngo bajye ku ishuri nuzura umwuka iraburyo yomba bayigira imbaraga nyinshi ndavuga naba batipe baje bahaza amafiriti banyitendekaho ngo nanze guhanura inzara yari nyinshi reka nzere haleluya ntera ruhari tepera for the time ndahanura saa 12 z'agatondo zinagamo abantu bari bujya ku ishuri sinacu urusinga nasaze kubera inuza mbaraga z'ubuyi nari mfisiri burya teremusi n'ibindi samoya ndacahanura nta n'umwemerwa gusohoka kandi ndahanura paka ishuri risifunze saa 2 ndahanura umuyobozi w'icyumba ati turekera batitangira kuba ngo turekera mbwira Imana ni Imana buzuza umwuka wera kuko ntibazi ibintu uburyo bikora numva mu ngundi ngo rero tetere bonefo ni yego Mana nicomeka n'undi wa
bamusunika mu rusimbi, banabimusunikiye nabo bawugiyemo, arahanura. Iteraniro turarisunika, rigera saa yindi urusinga ruracika. Rugira gute? Sangahe? Abana babarindiriye ku ishuri bagize gute? Babuze kubera ikosa ryo mu ijoro. Dusohotse duhagaze kwibara, buri wese atubunura, iwacu nzababwira mu gihe ko narindi mu mwuka. Data himbazwa barokora. Imbaraga z'inzara, igufwa ryumye mu nda. Iyo umuntu arashobora gusonza ukamubona n'igufwa mu mukono kubera inzara, ukabona haje n'akantu kagize gutya se muri resitora hano mu mukono habamo igufwa. Imana igiye kubakuraho amagufwa yumye, niko ndiho nawe. Imana igiye ibakuraho amagufwa yumye, niko ndiho ndumva. Kandi buri kintu cyose kigiye kwegera kigenzi cyacu. Bibiliya iratubwiye ngo bicika ibiziga. Bicika iki? Aha hantu rero ngiro mwegere ngo aha ikintu bita ikiziga ni ikintu uvuga ati ndabona nta yandi mahitamo ngifise. Burya iyo umuntu agupfiriyeho ntagongera guhamagara umuntu ngo musengera ararwara. Ari no murabibona? Ambona amaze kugucikana ikiziga, amasengesho urahagarika, amarira akaza, nayo agashira, kwibuka ko ari utegerezwa kugura isanduku, ko ari inshingano zawe kugira ngo umufuba niteka. Noneho rero burya yuri nyiri umupfu neza, wibuka ko abantu bose bari buze bareba wowe. Bareba nde? Amarira agashira agahita atemba ajya hehe? Kuko ni wowe nyiri ikibazo, ni wowe nyiri iki? Ndio ndabona ibintu byo kwirizariza birangiye, mugiye gufata umwanzuro w'icyo gukora. Ibintu byo kwirizariza bigize gute? Birarangiye, ugiye gufata umwanzuro w'icyo gukora. Ngo bakiriho barafata umwanzuro. Bibiliya irangira ngo hari umumama umwe yarasigaranye akana kamwe, umugabo we yari yaragize gute? Yarapfuye. Ngo ako kana nako karapfa. Gapfuye bene wabo n'umugabo ati okay tugende duhambe uhita ujya iwanyu, ntacyo usigaye umara mu muryango iwacu, ntacyo dusigaraniye. Umumama ararira, shobora kuba yarariza bati nk'iki gihe mba hakiriho Elisa abazuriye umwana, kuko Elisa afite impande zura bapfuye. Abazuriye umwana, Elisa yawe yariha ngo bagende kubera yari yarapfaka igihe kinini kingahe. Biri umuntu abyumva bikajya biza ati none ntawadodora hano ndatigenda kizuzwe ndi umurokore, ibyo bintu sinabikora nituye Imana. Byase wabo umugabo wapfuye ibyo bita basebukwe, burya nabo ngo bakundaga ibintu byo twimikazanurire tamye ibyanyu, nabo ngo bakamuza akamwango nubahitse Imana. Baravuga ati urabizi rero igihe wahereye waratubanye gufuka mu uyu muryango, icyawo kubeshagamo so uyu mwana ntapfuye. Ngo bagenda barira, ariko uyu mumama yariswaga nuko agiye kwa guhura n'ibibazo byo guta. Ngo agiye abari bamutwaje ikiziga, Bibiliya avuga ngo bari bageze ku gituro cya Elisa. Abantu baracyahari, bari bageze ku gituro cya Elisa neza. Bibiliya avuga ngo Elisa yari yarapfuye arabora acika amagufwa. Ngo bahageze bari bataragera aho bari gushingura umwana, ngo babona igitero kije gutera Abisirayeli. Barebye urya mu mama, burya ari umuntu mudashobora kuruhana, mudashobora. Iyo uri umukene nta muntu akuruhira uriruhira, mwari mubizi? Iyo uri umukene niwe wenyine wiruhira. Twebwe twakuze tuvuga tuti urupfu rw'umukire ruruta ubukwe bw'umukene, kuko ku rupfu rw'umukire baba bariho barungurira ibiyeri hariya bagotomera, bariho bararya buri kanya. Ariko mu bukwe bw'umukene urahagera mu ifanta zabuze ukisoko. Ari muri Mariya ifanta zabuze, hashira iminota 30 abazanye imodoka ati ntizishyuwe, mukuremo amakote tuyasigarane. Imana ibarinde ubukwe bw'abakene mu izina ko mutabyata. Umukiri yapfushije niyo ufite inkoko urayitwara.
umukira apfushije. Uravuga ati wasanga ari wazarira abana banjye minerevare sinagenda amaboko matupu. Kavume mushyira n'akaga kuko kataga amagi ukayasigarana ugatwara iki ukagenda uvuga ati mwihangane rwose mwihangane burya Imana yabyereye. Ariko jya mu nama y'umukene bagira bamushyingura. Ebana amafaranga ya serike yabuze n'abagabo. Mwese nimba yabuze ibirago byaraheze mushaka ikirago muzinga zingiremo. None twabuze yo kugura ikinogo. Hajya hafi yo kumutimbuzi leta yatanga ibinogo bya Musa mutange vente abantu bajye gukinga. Murabyumva? Iyo ari umukire agapfa umwe arahaguruka ati serike ya miliyoni 10 muyibaze yewe ndayitanga. Dushaka gukarabira nta hantu ndi buvuge kugira ngo ntakora umutima ahantu hiyubashye hafite parikingi zikwiye. Ati ibyo gukaraba byose mubinyandikeho yari inshuti yanjye. Yariki no kumuherekeza burya ntabwo bamuherekeza civilian bagura filme bamuherekereza muri filme. Umugore waho yicaye ati irya etaje nzajya nijoro ya kampani nzajya nigenda. Umwana wacu papa wari umugabo uruhukire mu mahoro. Bahaguruka kuvuga ijambo ati ntabwo asize abana b'ibitambambuga kandi barimo n'uw'amezi 3 bafite uburyo bateguye ibintu. Ariko genda ku umukene bambika umugore imvutana akazi zamura icyo hasi akagishyira ku mutwe. Ubu giye yewe niki gitumye ugenda ntabwo ari urukundo rwinshi. Arabati bucyaye basohora mu nzu aba bana nzabagira gute ninda zabarira isuru ugiye gute we ibyo hasi akabishyira he. Irobe byayo Imana idinde ubukene. Iyo wageze ugira ngo nibi ni urukundo rwinshi bashaka kumukunda nawe bariho bararwana n'iki no kuvuga ngo urabona hano dusize kubera iki bibi bikoze ukagira ngo ntiyashakaga kumara na kabiri bagakoma induru ku buryo hapa nawe umutwe iyo bakomye induru rero bagaterana rwa rupawa rw'ivu bagakubita kuri serikeye. Datahimbaza tugaruke mu ijambo. Haleluya. Oya haleluya. Dore ko nebye nabi. Data yaje gushyira abantu mu munezero nicyo cyazanye Kristo. Yasanze dukora imirimo y'uburetwa ngo asanga Abisirayeli muri Egiputa bakora ibintu bitabafitiye inyungu bifitiye inyungu abandi. Abwira Mose ngo bakureyo. Giragoto ngo kuye mu bikorwa ukora bitagufitiye inyungu byungukira abandi vayo mu izina rya Yesu. Injira mu bikorwa byawe biguhesha iki icyubahiro mu izina rya Yesu. Injira muri Kanani yawe mu izina rya Yesu. Ko mundeba nabi Mana yacu ishimwe. Oya barokora Imana ishimwe. Oya Imana ishimwe. Oya Imana ishimwe. Injira muri Kanani yawe mu izina rya Yesu. Nigize gusengera umumama ku radio anu umutwaro numva niwo harabanga umugabo yarantaye hanana abana n'iki sengera Imana azagaruke ni we kuri byifuzo bipfuya. Imbaraga z'inzara zero zirakubwira ngo agaruke. Shakisha ufate wegerane azaza niyaza kumubwira ati ariko usanze nari ndiho ya makashi yawe ya kera ntanga muyagarukana kuko ndiho wowe nkubuze sinapfa cyo nabura nkapfa ni ibiryo. Duhabuke dusenge. Reka tugihaguruke twese. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ya Isiraheli na Isaka na Yakobo, Mana y'imbaraga n'ububasha turagushimiye. Wabanye natwe muri iki gitondo tugejeje kuri aya masaha turi bazima kandi turi mu nzu yawe. Turagushimiye kuri Imana ivuga. Uri Imana ivuga igasohoza, uri Imana yishura. Uri Imana itabesha, uri Alpha na Omega. Tugushimiye ku byabaye.
tugushimiye kubyo ugiye gukora, tugushimiye no kubyo uzakora. Cyubahiro ni icawe. Tugiye gusubira mu mihana ujyane na buri muntu wese, tegura imitego yose Satani aba yateze ku buzima bwacu. Uzamura ibendera ryo kunesha kuri twebwe kandi ukomeze kubana natwe. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.